Abaduteze amatwi twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu ngo Uwiteka abahire. Muri uyu mwanya twongeye kubarekera kuza imbere y'ijambo ry'Imana ngo dusangire amagambo y'ubugingo. Mbere y'uko tujya ku byo turi bwige turabanza gufatanyiriza hamwe indirimbo ya 20 yo mu gitabo. Nitumara kwiririmba turasenga dutangire icyigisho. Uguka mutima wanjye shishikarira ibyiza, ukomeze urwane ishyaka, uzambikwe ikamba, n'Imana iguhamagara, gira bwangu witabe, niyizihera ibihembo abatsinze bose. Inteko zikurebera ziragutegereje, tutekereza uvuye, reba imbere yawe. Mukiza wacu dukunda, twanesheje kubwawe, ubu twaje kugushima, turagusingiza. Data wa twese, turagushimye kubw'imbabazi zawe nyinshi n'urukundo rwawe rukomeye byakomeje kubana natwe, akaba tugeze muri uyu mwanya tugihumeka, ntacyo twatanze ngo turame, ni imbabazi zawe gusa. Izina ryawe ryera rihabwa icyubahiro. Tugushimiye kandi ko uduhaye uyu mwanya wo kuvuga ijambo ryawe. Banza utubabarire ibyaha byacu n'ugukiranirwa kose, uduhongerere imbere y'amazina yacu handike kubabarirwa, uduhe ubuntu bw'umwuka wawe wera budushoboze kuvuga amagambo yawe y'ubugingo, kandi uyaherekeze mu mitima y'abayumva, nabo n'abagirira akamaro akabahindura, tugasangira umugisha wayo. Tuzashima izina ryawe. Tubane muri byose tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Njye tugiye gufatanyiriza hamwe muri uyu mwanya. Nitwa Munyagisenyi Ngango. Tugiye kwigira hamwe itegeko rya 5 rivuga ngo wubahe so na nyoko. Turigira hamwe itegeko rya 5 ritubwira ngo wubahe so na nyoko. Mu gitabo cyo kuva igice cyaho cya 20 umurongo wa 12 haratubwira hati, wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Iri ni itegeko rya 5 mu mategeko 10 y'Imana yatangiye ku musozi wa Sinayi, ku bisate by'amabuye 2. Mu guhinda kw'inkuba gukomeye, Imana yivugira aya magambo yandika no ku bisate. Ariko irya 5 rigira riti, wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Mu gitabo cy'Abefeso 6 umurongo wa 1 naho haravuga hati, bana mwumvira ababyeyi banyu mu mwami ko ibyo bakwiriye, kugira ngo mubashe kubona amahoro. Haranditse ngo kuko iryo ni ryo tegeko ry'Imana ririmo n'isezerano. Isezerano ririmo ni ryo kurama. Niyo mpamvu iri tegeko ntabwo ari inyungu y'ababyeyi gusa, ahubwo ni inyungu y'abana. N'inyungu y'abana nayo irimo, n'ababyeyi irimo, ariko amahirwe ya mbere ari ku bana. Ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko mu isezerano rya kera cyari ikintu kidasanzwe, cyari ikintu gitangaje, cyari ikintu giteye ubwoba kumva urupfu rw'umwana mbere y'umubyeyi, kuko iryo teko ryumvirwaga cyane, abana bararamaga. Niyo mpamvu umwana umwe batera ubwo yapfaga atarapfa, ijambo ry'Imana ryaranditse ngo yapfuye mbere ya se. Biba amateka, byibazwaho, birandikwa kugira ngo bizajye hora bitekerezwa ko byari bidasanzwe, kuko Imana yavuze yuko abana nibumvira ababyeyi babo bazaramira mu gihugu Uwiteka Imana ibaha. Niyo mpamvu iri tegeko ryasubiwemo kenshi cyane muri Bibiliya. Twifuza gusoma ahandi byavuzwe kongera rigasubirwamo. Ntabwo byarangiriye aho gusa, mu byigisho by'abahanuzi, byigisho by'intumwa, abakurambere, iri jambo barigarutseho kenshi. Ntabwo barigarutseho gusa, ahubwo havuzwe n'ibihano byagombaga kubaho igihe umwana yabaga yishe iri tegeko. Mu gitabo cy'Ugutegeka kwa 2 igice cyaho cya 5 umurongo wa 16 haranditse ngo, wubahe so na nyoko, wubahe so na nyoko Uwiteka Imana, wubahe so na nyoko kuko ndi Uwiteka Imana yawe, ni ku Uwiteka Imana yawe yagutegetse. Wubahe so na nyoko
uko Uwiteka Imana yawe yagutegetse kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Ubahe so na nyoko uko Uwiteka Imana yagutegetse kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Bibiliya ikomeza itubwira mu gitabo nanone cyo gutegeka kwa 2 21 umurongo wa 18 haranditse ngo umuntu nagira umuhungu unaniranye w'umugome utumvira se na nyina gakomeza kutabumvira nabo bamuhanishije ibihano, se na nyina bamufate bamushyira bakuru w'umudugudu wabo mu marembo yawo, babwira bakuru w'umudugudu wabo bati uyu mwana wacu yarananiranye kandi ni umugome, yanga kutwumvira, ni umunyangeso mbi kandi ni umusinzi. Abagabo bo mu mudugudu wabo bose bamwicisha amabuye, uko azabe ariko mukuri kibi hagati muri mwe. Ijambo ry'Imana ryakomeje gushamangirira itegeko rikomeye, iravuga riti umuryango ni itegeko rikomeye, umwana w'umuryango, umwana wawe, umwana wanjye nananirana ukamwigisha ntiyumve, ukamana ntiyumve, mu gihe cy'isezerano rya kera Imana yategetse yuko uwo mwana azajyanirwa bakuru w'umudugudu, hanyuma yamara kumubakira akavuga ati uyu mwana wanjye yarananiranye, naramwigishije ntiyumva, naramuhari ibihano byose yarabyanze, ni umunyangeso mbi, asuzugura se na nyina, ni umusinzi. Kuko Imana yanga urunuka umwana utumvira ababyeyi, umwana utubaha abamubyaye. Yarategetse iti uwo mwana namarwa hamwe n'ababyeyi be bazamufate bamushyira mu mudugudu bamwicisha amabuye yapfe kugira ngo bakure ikibi hagati mu Bisirayeli. Ntabwo buno Imana rero yadohoye ku buryo abana batumvira yabihanganira, icyo yakuyeho n'urubanza rucibwa n'abantu, ariko ibashyira mu rubanza nayo izabahana rwose ibihano biteye ubwoba kuruta biriya byatangwaga mu gihe cy'Isirayeli. Iri jambo ntabwo ryataye agaciro, riracyafite uburemere bwaryo bukomeye nk'uko bwari bufite mu gihe babateraga amabuye, n'uyu munsi niko biri. Icyongereweho n'imbabazi n'ubuntu bwinshi ku buryo umuntu yagomera ababyeyi uyu munsi yagira umugisha, atahitanywa n'imodoka, atagira ibyago, atapfira muri ako kaga, aticwa n'inzoga, aticwa n'urumogi, aticwa n'ubusambanyi, yabirokoka, yazihana. Imbabazi z'Imana zariyongereye ziba nyinshi, ubuntu bwaragwiriye. Niyo mpamvu amahirwe y'uwo mwana gusa ni uko yakwihana, ariko atihannye nubwo yapfira mu byaha aribyo bimuhitanye, ntabwo Imana izemera guhara kino gihano. Mu gihe cy'imperuka uyu mwana azazurwa, yongera ahanwe ibihano bikomeye nk'iby'Imana yemeye ko Abisirayeli bahana abana bananiranye. Rero ntabwo iri teko ryagabanuye agaciro karyo, ahubwo urubanza rwahawe Imana niyiruca kandi izatanga ibihano, kuko yemeje yuko uyu mwana nubwo yaba ari mwiza, nubwo yaba ari imfura, nubwo yaba ari ubuheta, ariko akaba ananiye ababyeyi bamuhannye yanze, akagira ingeso mbi, akabasuzugura, akanywa inzoga, Imana yategetse yuko ibyiza ari ukumukura mu bandi bakamutera amabuye agapfa akavaho, kugira ngo ikibi kibe kivuye mu Isirayeli, barumuna be, bakuru be, inshuti n'abavandimwe be kuzamwigana, icyo kibi kikavaho. Icyaha cyo kutumvira ababyeyi rero abateze amatwi ni icyaha gikomeye cyane. Imana yategetse yuko kugira ngo habe amahoro ku bana nuko bakubaha se na ba nyina. Igitabo cyo gutegeka kwa 2 n'ubundi 27:16 haranditse hati Abalewi bati usuzugura se cyangwa nyina avumwe. Abantu bose bavuge bati amena. Abalewi bati barabakozi b'Imana, usuzugura se cyangwa nyina avumwe, kandi abantu bose bavuge bati amena, abaye ikivume. Niyo mpamvu kuvumwa n'Imana, umuvumo w'Imana wari warasezeraniwe umwana utumvira ababyeyi be, utubaha, usuzugura se agasuzugura na nyina. Ibyo n'uyu munsi niko biri. Imana yategetse yuko umwana usuzugura se na nyina agomba kuba ikivume, kandi abantu bose bakabishima. Mu gitabo cy'Imigani igice cyaho cya 23 22-25 haranditse ngo umvira se wakubyaye kandi ntugahinyire nyoko ageze mu zabukuru. So na nyoko bishime kandi utere nyoko wakubyaye kuvuza impundu. Ijambo ry'Imana rifite ubwenge burenze ubwacu. Ni Imana ryandikishije, niyo yarivuze. Yarize neza yuko abana bumvira ababyeyi ari uduhinja, bari kubaha ibere, utambuga bakubita akanyafu, batangiye kuba utwangavu n'utugimbi bakibahana, abatezeho twose,
amafaranga yo kwishura aribo bari buyabasabe. Imana yari izi yuko abana bagerageza bakumvira iyo bafite ubwenge nibura bwihanganye, ariko yari izi ko hari akaga gakomeye cyane yumva yamaze kuba umusaza, abaye umukecuru, ntacyo agishoboye, ntacyo akizana. Imana yari izi ko abana batafite Imana mu mutima bazatangira gusuzugura ababyeyi babo. Imana yongera kuri itegeko amagambo avuga ngo umvira so wakubyaye kandi ntugahinyire nyoko ageze mu zabukuru. Asohotse atisize, avuye mu nzu atogeje amenyo, nta gitambara ashyize mu mutwe, asohokanye umwenda udafuze, yifubitse uburingiti, asohokanye ishuka, yambaye izitogeje zidasize iso na nyoko. Uramenye kuri iri tegeko ry'Imana rya gatanu, umvira so wakubyaye kandi ntugahinyire nyoko ageze mu zabukuru. Noneho igitabo cy'imigani 37 hari ijambo naho ry'igihano rivuga ngo ijisho ry'useka se akanga kumvira nyina. Ijisho ry'useka se akanga kumvira nyina rizanogorwa n'ibikona byo mu gikombe, kandi ibyana by'igisiga bizarimira. Umuntu useka se akamuseka ati uri injiji, ntacyo uzi, ntuzi ibigezweho, uri umusaza, akamusuzugura, akamuseka nk'uko mwene Nowa yamusetse. Kandi uyu mwana agasuzugura nyina, aseka se agasuzugura nyina, se akamubwira ati mwana wanjye, akavuga ndikumva, nyina umwana akubita agatwe akigendera. Uwo mwana ukozwe utyo ise abwira akisekera, akavuga atakize no kuvuga neza, umwana ati ndikumva, agaseka kanagenda. Nyina yahamagara we ntanamwitabe. Uwo mwana, ijambo ry'Imana rivuze amagambo akomeye ngo ijisho ry'useka se kakumvira nyina rizanogorwa n'ibikona byo mu gikombe, kandi ibyana by'igisiga bizarimira. Erega ntabwo ari uko bishobora gukorwa, bishobora kuza bifite indi sura ariko bigasohora. Ukazagira ingorane zitewe no kutumvira ababyeyi bawe, ukazahura n'ibibazo mu buzima bwawe, mu rushako rwawe, mu butunzi bwawe, mu mirimo ukora, ukazahura n'ingorane zagusigira ibyasha bitazigera bivaho. Nta kindi kibiteye ari uburakari bw'Imana. Mbese abantu uretse kudatinya Imana, Imana ivuze ko izaguha ibihano, ikazaguhwa n'ingorane, ikazakumena ijisho, ikazagukura mu ijisho, ikazaguha umuvumo, ikazaguteza ibibazo iguhoye ko utumvira ababyeyi bawe, umbwira ko Imana yabinanirwa kubera ko nta kubitinya. Niyo mpamvu iri tegeko ryashyizweho amasezerano y'ubuntu n'imigisha ryo kurama, guhirwa, kubona ibintu, kumererwa neza, kugira amahoro, gukundwa, gutera imbere. Imana yasezeranye yuko umvira ababyeyi be azaramira mu isi kandi akagira amahoro. Ariko Imana yavuze yuko umwana usuzugura ababyeyi be, ntabumvire, ntabaha agaciro, akabaseka, akabasuzugura, azahura n'ingorane mu buzima. Hari ukwicwa, hari umuvumo, hari ukuzahura n'ibibazo bikomeye byo mu buzima. Nta kindi kibiteye ari uko iteko ry'Imana ritumviwe. Mu gitabo cy'Abalewi cya Ezekiyeli 22:10 hatubwira isi yabaye mbi, isi yononekaye, isi yari yangiritse ibyayirangwagamo, kandi n'uyu munsi iyacu birayirangwamo. Abari muri wowe ni muri isi turimo basuzugura ba se na ba nyina. Abari muri basuzugura ba se na ba nyina. Igihe Imana yabwiraga Ezekiyeli niko byari bimeze, ariko mu by'ukuri uyu murongo uhuje n'igihe cyacu nyirizina. Abari muri iyi si y'uyu munsi koko nabo basuzugura ba se na ba nyina. Abashyitsi bakagirirwa urugomo muri wowe, imfubyi n'umupfakazi bakagirirwa nabi muri wowe. Muri wowe bambura ba se, bakabatera ubwambure, kandi bakabakoza isoni abagore bari mu mugongo. Ibi ni ibyaha bikomeye. Hariho kwambura ba se, harimo uburyo bubiri. Hari ukutabaha agaciro, kubatesha agaciro, kubahemukira. Hari n'abarenga bakaryana n'abagore ba se. Si ibyo gusa, no kubambura imitungo yabo birakorwa. Kubambura imitungo, kwambura so wakubyaye. Ni inshuro zingahe mu nkiko usanga umwana ahagararanye na se. Mu by'ukuri nubwo waba utari umucamanza n'umuturage wumviriza, ukumva uyu mwana yarakoze amahugwa ashaka kwambura se. Gusuzugura ba nyina, kubakoza isoni bakabatesha agaciro, ngo muri iyi si muri wowe abo nibo bahari. Niyo mpamvu muri ibihe byacu
iri tegeko rigomba kongera gusubirwamo, kuko mu gitabo cy'intambara ikomeye harimo ijambo rivuga ngo itegeko rya gatanu rizahura n'akaga irya kane ryahuye nako. Itegeko rya kane rivuga kubahiriza isabato, umunsi wa karindwi buriya bita uwa gatandatu mu bantu rusange, ariko mu buriya niwe sabato y'Uwiteka ni uwa karindwi. Uwo munsi witwa isabato ngo wahuye n'akaga ku buryo ku isi nta gaciro ugira, ntabwo abantu bawumva, n'abagaragaza kubahiriza isabato babahiriza nabi kandi bagaseka bakagawa. Kandi iyo ukurikije isi abubahiriza isabato n'abubahiriza indi minsi, abenshi ni ab'indi minsi, ab'isabato nibo bakeya, kandi ryategetswe n'Imana uhereye kera, ariko ryahuye n'akaga barikuraho. Rita agaciro biremera, barivanaho biremera, barigaya, bararyoroshya, nta bwoba, bafite Bibiliya ngo iyo ngorane yatesha agaciro isabato, ako kaga kayibasiye kazibasira n'itegeko rya kane. Kumvira ababyeyi bigoye, kubasuzugura byorohe, kubatesha agaciro abaryo bigira imbaraga, naho kubaha bibure imbaraga zabyo. Niyo mpamvu ariko nubwo rizateshwa agaciro rigahura n'ingorane, ababyeyi bagasuzugurwa, ntibumvirwe, bagasekwa, ariko ingorane ntabwo zizabura. Imivumo ziyongera mu miryango, ibyago biziyongera mu ngo, amakuba ziyongera mu miryango, kandi si ibyo gusa, n'ibihombo bizaza, n'akaga kazaza, kandi ntabwo tubitegereje mu gihe kizaza, ahubwo uyu munsi wa none birahari kandi biragwiriye. Uretse ko twebwe abantu iyo tubona ibyago n'amakuba biza, njya nibaza impamvu iyobokamana ry'ubu tudaha agaciro ibyanditswe byera, tudaha agaciro ibyanditswe byera. Mu gihe cy'Isirayeli iyo haga habonetse ibibi byinshi, ibyago, amakuba, impfu, kurimbuka, babazaga cyangwa inzara, babazaga Imana icyabiteye kandi ikababwira. Ariko muri iyi minsi ya none ntabwo tujya twibaza impamvu y'ibyago, impamvu y'amakuba, impamvu y'ingorane, tubishakira ku isi hanze, ntabwo tubishakira mu kutumvira ijambo ry'Imana. Kandi mu kuri kose ibyago byose biri gutera isi, nta yindi nkomoko yabyo nuko ijambo ry'Imana ritumviwe uko biri. Kubw'iyo mpamvu mu biteje ingorane n'imivumo mu miryango, ingo zitana, abageni bicana, bacana inyuma, ingo zisenyukira ku bana ba mbere, inkiko ubutane bwuzuye mu nkiko, twe ijambo ry'Imana nta gushidikanya mu biteje ibyago n'izo ngorane n'iyo muvumo n'ayo mahoro make mu miryango, ni ukutumvira ijambo ry'Imana. Harimo rivuga ngo wubahe so na nyina kugira ngo uramire Uwiteka Imana yawe iguha. Nta mahoro umwana wateye umugongo umubyeyi akamusuzugura, akamwanga, akamutesha agaciro, akamukomeretsa, ageze mu zabukuru kandi yaramureze, ntabwo yabura ibibazo mu buzima bwa none bizamusharira. Niyo mpamvu kubaha ababyeyi ni itegeko ry'Imana, rifite n'isezerano kandi rifite n'ibihano. Isezerano ni ukuramira mu mahoro, naho ibihano ni ingorane n'ibyago biterwa no kutumvira itegeko rya gatanu ribwira abantu kubaha ababyeyi babo. Turashaka gusoma amagambo ari mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, aho iri tegeko barishimangiye. Dushaka gusoma nanone uko ryashimangiwe. Urupapuro rwaho abakurambere n'abahanuzi, urupapuro rwaho rwa 204 isubi ya gatatu. Ubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Ababyeyi bakwiriye gukundwa no kubahwa ku rwego undi muntu wese atagezaho. Ababyeyi bakwiriye gukundwa no kubahwa ku rwego umuntu wese atagezaho. Mbese hano haravuze ngo ababyeyi bagomba kumvirwa kuruta abandi bose bakuyobora mu kazi, aho wiga, mu rungano, abayobozi bandi bakugenga bagomba kumvirwa bose. Ariko umubyeyi wawe agomba kumvirwa akabarusha bose, kuko niwe wa mbere. Imana ubwayo yabahaye inshingano yo kwita kuri abo bana baragijwe. Yagennye ko mu myaka ibanza y'ubuzima ababyeyi bazaba mu cyimbo cy'Imana ku bana babo. Bityo umuntu utumvira ubutware butunganye bw'ababyeyi aba yirangiza ubutware bw'Imana. Itegeko rya gatanu ritegeka abana kubaha ababyeyi babo no kubumvira gusa, ahubwo ribategeka no kubakunda kandi bakabagirira impuhwe, bakaborohereza imiruho, bakarinda icyubahiro cyabo, bakabafasha kandi bakabahumuriza bageze mu zabukuru. Iri tegeko risaba no kubaha abagabura n'abategetsi ndetse n'abandi bantu bose Imana yahaye ubutware. Tumwa Pawulo aravuga ati
iri ni ryo tegeko rya mbere rimwe n'isezerano ku Bisirayeli bari biteze kwinjira muri Kanani. Yari indahiro yuko bazumvira by'igihe kirekire muri icyo gihugu cyiza, yari indahiro yuko bazumvira by'igihe kirekire muri icyo gihugu cyiza. Nyamara kandi iryo tegeko rifite ubusobanuro bwagutse, hakubiyemo n'Isirayeli y'Imana, ndetse ritanga isezerano ry'ubugingo buhoraho mu isi izaba itakirangwamo umuvumo w'icyaha. Iri tegeko ni rirerire, ntabwo ribwira kumvira ababyeyi gusa, tubwira kumvira abategetsi, abayobozi n'abatubara mu by'umwuka, ariko rikatutegeka cyane twese kumvira Imana yo mu ijuru. Iri sezerano yo kumvira Imana n'ababyeyi, ngo umubyeyi niwe ufatanije n'Imana, ngo iyo abana bakiri batoya ngo ikibwire umubyeyi ngo bumpagarariye umfashirize bano bana, ni wowe bazi, nuko bazajya bakumvira mu cyimbo cyanjye, nibamenye nanjye bazanyubaha. Kubw'iyo mpamvu umwana usuzuguye ababyeyi abasuzuguye uhagarariye Imana, kubw'ibyo abasuzuguye Imana. Ntabwo rero abana bategetswe kubaha ababyeyi babo gusa, ahubwo bategetswe kububaha, kubakunda, kubumvira, kubazengurutsa agaciro, ndetse no kubitaho bakagabanya imitwaro yabo bageze mu zabukuru. Muri kino gitabo cyitwa urugo rwa Gikristo 281 reka dusoma aya magambo ahari adufashe. 281 turasoma aya magambo yo kudufasha. 281 hatubwira iri jambo: icyubahiro kigombwa ababyeyi, umwenda abana bafite ku babyeyi. Abana bakwiriye kwiyumvisha ko bafite umwenda ku babyeyi babo, bababereye maso uhereye mu bwana bwabo, kandi babitayeho igihe bari barwaye. Bagomba kumenya ko ababyeyi babo baba bahangayikiye kuri iyi ngingo bakiri batoya kandi barwaye. Ababyeyi b'umutima kandi bera by'umwihariko bakoze ibyo bashoboye byose kugira ngo abana babo bagendere mu nzira nziza. Mbega ukuntu imitima yabo yashengukaga igihe babonaga amakosa yabo. Yaba abashenguye imitima y'ababyeyi babo bitegerezaga umusaruro w'imitwaro yabo, mu by'ukuri bakakabakabwe. Yaba bitegerezaga amarira y'abanyina kandi bakumva amasengesho berekezaga ku Mana babasabira, iyaba bumvaga kwahagira gukomeye bagiraga, imitima yabo yakoroha, bakihatira kwihana amafuti yabo no kubasaba imbabazi. Yabaye abana bari bazi uburyo umubyeyi yagize inda yawe inda ikamuzazanya. Yabaye umwana yari azi uburyo nyina yaruhijwe no kumubyara, bamwe barabazwe abandi bongerewe umwuka. Yabaye abana bari bazi uburyo nyina yazanzamutse abona umwana avutse amwitayeho. Yabaye umwana yari azi ukuntu nyina yamufashe akamuheka akamurinda imbeho, n'ukuntu yahangayitse umwana arwaye yabuze umuti, ukuntu yaraye ku ijoro yicaye amukorakoraho. Yaba yari uzi igihe wari umaze gutangira kumenya ubwenge, abonye utangiye kwerekera mu ngeso mbi, amahane ari kuza, udakunze iby'Imana. Ababyeyi bera bubaha Imana ngo barahangayitse, basenga amashengesho menshi bayerekeza ku Mana, ngo binginga Imana ngo ibarinde mutazimirira mu byaha. Ngo yabaye umwana yari azi uwo muhati n'uwo muruho w'umubyeyi, ngo byabatera koroha, ngo bakabakabwa, kandi ngo basaba imbabazi ababyeyi babo bakihana. Igihe abana bazakura bazashimira ababyeyi buzuje inshingano zabo zo kurera bakiranutse, kandi batabemereye gushonyagiza ibyiyumviro byabo no kwishimira mu kamenyero kabo kabi. Abana baramutse bazi uburyo ababyeyi Imana yabakoresheje, hakurinda kuba indaya n'indangare, hakurinda kuba ikirara, gatuma utajya gusabiriza, akaburara ngo urye udasaba, hakurinda ubusambo n'ubujura, hakurinda uburaya n'ubwomanzi. Uburyo yarwanya intambara ikomeye cyane, hamwe hagiyeho n'inkoni zikomeye kugira ngo akurinde akagabonye kari kakwinjiranye. Umwana aramutse amenya uwo muruho w'umubyeyi no guhora atesha aragiye, ngo umwana amaze gukura akagira ubushobozi, ikintu cya mbere yakora yashaka ituro ry'ishimwe, yashaka inyiturano akayitura umubyeyi we, akayitura umubyeyi we. Hepfo rero ubaye so na nyoko kugira ngo uramire guteka Imana yawe guha. Ni iteko rya mbere rimwe isezerano rireba abana n'abasore
abakuze n'abasaza. Nta gihe na kimwe umuntu ageramo cyamuha urwitwazo rwo kutubaha ababyeyi. Iri bwiriza rikomeye rirereba abahungu bose n'abakobwa bose, kandi ni naryo shingiro ryo kuramira mu gihugu Imana izaguha, azaha abakiranutsi. Ntirifite agaciro gake, ahubwo rifite agaciro gakomeye. Isezerano rihambiriwe kukumvira. Nimunyumvira muzaramira mu gihugu Uwiteka Imana yanyu ibaha. Nimutumvira ntimuzashobora kuzaramira muri iyo minsi, muri icyo iminsi yanyu. Iri tegeko riri mu isezerano, ariko ntabwo rireba abana bato gusa, rireba n'ukuze. Umuto n'umukuru n'umusaza bagifite ababyeyi, baracyafite ijambo rivuga ngo wubahe so na nyoko. Nibitumvirwa ntabwo bazagira umugisha muri ubu buzima, nta nubwo bazaramira mu gihugu Uwiteka Imana izaduha mu gihe kizaza. Niyo mpamvu dutegetswe n'Imana kubaha ababyeyi, tuzi yuko ari isezerano. Tutabubaha kubera ubwoba, ahubwo tubaha kubera urukundo tubakunda, kandi tukabaha bitewe n'uko tuzi ko ari umugisha n'amahirwe yo kubumvira. Kuri magana hakurya, ababyeyi bakwiriye ku rugero rwo hejuru gukundwa no kubahwa. Ababyeyi bakwiriye ku rugero rwo hejuru gukundwa no kubahwa kuruta uko byakorerwa undi muntu uwo ari we wese. Imana ubwayo ibashinga imitima yabaragije, kandi basaba kuyisimbura ku bana babo mu myaka ya mbere yo kubaho kwabo. Ubanga kumvira ababyeyi, ubutware bw'ababyeyi abatumviye Imana. Turagera hepfo kubera twasomye mu kindi gitabo. Imana ntishobora guteza imbere abirengagiza nkana. Itegeko ryasobanuwe neza mu ijambo ryayo rireba abana ku babyeyi babo. Mukeneye gutera imbere bana, mukeneye kuziga amashuri menshi kandi meza, mukeneye kuzaba abakire no gutera imbere mu buzima busanzwe. Ariko turasomye ngo Imana ntishobora guteza imbere abirengagiza nkana. Itegeko ryasobanuwe neza mu ijambo ryayo rireba abana ku babyeyi babo. Niyo batubaha cyangwa ngo bite ku babyeyi babo, ntibazubaha cyangwa ngo bakunde umuremyi wabo. Niyo abana bafite ababyeyi batizera, babategeka ihanye n'iteko rya Kristo, bagombera kumvira Imana ku icyo ari cyo cyose, maze ingaruka bakaziharira Imana. Muri iyi minsi iheruka, kutumvira no kutubaha kw'abana ni ikimenyetso cyo kwegereza kw'imperuka imbere y'Imana. Ibyo bigaragaza ko Satani ari hafi kwigarurira intekerezo zose z'abasore. Umubare munini muri bo ntucyubaha abakuze. Muri iyi minsi iheruka, kutumvira no kutubaha kw'abana ni ikimenyetso cyo kwegereza kw'imperuka imbere y'Imana. Mbese birahari? Mbese ababyeyi murabibona? Abana namwe murabibona? Ibyo bigaragaza ko Satani ari hafi kwigarurira intekerezo zose z'abasore. Umubare munini muri bo ntibacyubaha abakuze. Abana benshi bavuga ko bazi ukuri, ariko ntibubaha ababyeyi babo. Icyubahiro ntibaha ababyeyi babo icyubahiro n'urukundo byari bibakwiriye. Babagaragariza urukundo ruke, ntibita ku kubakorera ibibanezeza, babakorera ibyo bifuza, kandi ntibashakisha uko borohereza amaganya yabo. Benshi bavuga ko ari abakristo, ntibasobanukiwe icyo kubaha so na nyoko bivuze. Ibiramambe ababyeyi si bo barebwa n'aya magambo agira ngo kugira ngo bamenye Uwiteka Imana yawe iguha, birareba abana. Abatararezwe neza ntibazasobanukirwa muri iki gihe, muri iki kinyejana cyo kwigomeka inshingano bafite ku babyeyi babo. Kenshi ababyeyi bakorera abana babo ibintu byinshi, ariko abana ni indashima cyane kandi babubaha gake. Abana bateteshejwe kandi bafashwe neza birenze urugero, baba biteze ko bizahora bityo iteka. Iyo bitanze, iyo bitagenze utyo, bariheba kandi bagacika intege. Iyo myitwarire igaragaza mu buzima bwabo bwose, izigaragaza mu buzima bwabo bwose. Bazananirwa kwiyobora ubwabo, kandi bazahora iteka batekereza ko abandi babafasha, babanezeza kandi babihanganira amafuti yabo. Igihe bamaze gukura, iyo bahuye no kurwanywa bifata nk'aho bahohotewe. Bimenyereza nabi ubuzima kugeza ubwo
baranirwa kwikorera imitwaro yabo bwite, bivovota kenshi kandi barakazwa n'ikintu icyo ari cyo cyose kidahuje n'ibyifuzo byabo. Abana benshi ntabwo batojwe kumvira ababyeyi babo. Ababyeyi baboroshye mu muteto, nuko barabatetesha, bemera ibyo bashaka, ariko mwana uteze amatwi ivane muri ako kaga, kubera ingorane ziracyari imbere cyangwa watangiye guhura nazo. No kumenyera ngo iyo mvuze barabimpa, iyo ntatse barangurira, iyo nirijije bahita babizana, iyo mvuze aho nshaka niho ngana. Byarakwishe, byarakwangirije, urasatira guhura n'imivumo y'Imana, nta gusatira guhura n'imigisha y'Imana, keretse gusa uhindukiye ukitoza kumvira ubushake bw'ababyeyi, kandi ukitoza kubafasha, ukitoza kwihangana n'abafite n'ibigeragezo uhura nabyo. Naho nukomeza kumva wowe utaramenyereye kurushywa, utaramenyereye kugira ibyo ubura, bizagukurikirana mu buzima bwawe bwose. Ko nushaka umugore cyangwa umugabo, ntabwo nyoko muzabana, so ntazaguherekeza, uzahura n'ingorane bikora n'urusenye. Ni byiza kumenya ko ugomba kwikosora bikomeye, nubwo biruhije ukamenya yuko kwitoza kumvira ababyeyi mu kantu kose ari byo byiza kuruta kwitega yuko bakumvira mu kantu kose. Nta mwanya mu ijuru w'abana b'indashima. Neretse ko Satani yahumye intekerezo z'abasore kugira ngo badashobora gusobanukirwa n'ukuri ko mu ijambo ry'Imana gukabakaba kwaho kwarapfuye, ku buryo batita ku mabwiriza y'intumwa igira iti bana mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu, ko aribyo bibakwiriye. Bose banyoko basubiyemo rya jambo kugira ngo ubone amahoro kandi uramire mu isi. Bana mwumvira ababyeyi banyu muri byose, kuko aribyo bibakwiriye, aribyo umwami ashima. Abatumvira ababyeyi babo maze bakabubahuka, basuzugura inama zabo n'inyigisho zabo, ntibashobora kugira umugabane mu isi nshya. Abatumvira ababyeyi babo maze bakabubahuka, basuzugura inama zabo n'inyigisho zabo. Mwana wanjye wije wambara utya, mwana wanjye wije upfusha ubusa, mwana wanjye waje umbwira ayo wakoreye, mwana wanjye wije uje ahangaha wicudikana, mwana wanjye jya usenga. Ariko abana benshi barubahuka, nta mwanya mfite, ibyo ni iby'abasaza, ntabwo uzi ibigezweho, wije umbangamira, wije wivanga mu byanjye, nanjye ndakuze. Abana bubaka ababyeyi babo basuzugura inama n'inyigisho z'ababyeyi babo, ntibashobora kuzagira umugabane mu isi nshya. Igihe isi izezwa, umuriro ukayitwika rwose, nta mwanya uzayibamo w'abahungu n'abakobwa b'ibyigomeke batagira ikinyabupfura kandi bindashima. Uza abana bajya bagira ubwenge bukeya, umubyeyi akakwigisha kwiga primaire, akaza mu wa gatandatu, warangiza akabura amafaranga yo kwigisha, akagutoza imirimo yo mu rugo ngo uje ukora nawe uzibesheho. Nuko wamara kuba inkumi, wenda muri mwana wakazazamuka, wakazakura, kazajya ku ishuri, ukabona we birashobotse n'uwa gatandatu na segonderi yizarangije, maze ukagira umutima w'ubwango ngo abandi barabakunda njyaranya kubera atanyigishije. Se ntabwo uzi ko mwari mu mukene bukomeye mutarazahuka? Ese icyo yakoze ni gutoya kugeza kuri iyo myaka ugezeho, ho ntiyakoze kanini. Hari n'abagira abana bashobora kubigisha na segonderi wenda wese bagacikiza bitewe n'ubukene, bati mama ntacyo yatumariye na papa. Oya mwana, uwo ni umutima mubi. Niba waragize ugashobora kubaho ukibesha ukagira amafaranga ukabona ubuzima, wibuka ababyeyi bakureze neza, bagutoje gukora, bagushakiye fondasiyo y'ubwenge. Niyo mpamvu abana bubahuka ababyeyi babo, bakasuzugura inama zabo n'inyigisho zabo, ntibashobora kugira umugabane mu isi nshya. Igihe izezwa nta mwanya uzayibamo w'abahungu n'abakobwa b'ibyigomeke batagira ikinyabupfura kandi bindashima. Ibintu bigeze kure hanze, abana ni ibyigomeke benshi, ariko bakebaho Imana baragerageza, ariko abenshi ku isi ni ibyigomeke. Ntabwo bubaha ababyeyi babo, ntibagira ikinyabupfura, baratongana, bajya kubona mu mudugudu, bararwana, umwana akarwana na nyina akarwana na se, bagakizwa n'abandi inkoni zikavuga. Mbega umuvumo, mbega umuvumo, mbega umuvumo uri ku isi. Ukubona umwana asuzugura uwamushyize ku bibero, yaravuye mu nda ye, akamurika mu mugongo, akonka amabere ye,
agatungwa n'amaraso ye, agahangayika, wamara ko umusore ufite ibizigira cyangwa umukobwa ugakubita nyoko cyangwa se. Ibyo ni icyago gikomeye kiri ku isi kandi kizabura ingaruka birenze no kubakubita no kubica, noneho bigezweho muri iki gihe. Ariko batagira ikinyabupfura kandi bindashima, uhereye hano mu isi nibatahigira kumvira no kubaha ijambo. Kumvira ni yego no kubaha. Mwene data mushiki wanjye, ongera unyumve, ntabwo uri mu mwanya Imana ishima niwe wakubyaye avuga ukabica amazi ukumva ntacyo ari bukore kugeza ubwo atakongera kuvuga kubera umaze kuba mukuru, uri umusore, urubatse. Buriya twagombye kubaka ihame rituma mama cyangwa pavuga ngo ndagushaka, vayo hano mu rugo, ugafata urugendo ati mama ko ntafite itike, vayo ukayishaka ukaza ukamurete ndetse kwishaka sindabona zabona mu cyumweru kizaza. Ariko ni byiza ko niba mu wagukeneye cyangwa so ugomba kumwitabye umutegetsi ukomeye cyane. Ariko abana benshi ngo ntabwo rwose ngo bumva ari icy'ingenzi. Igihe si harakomeje ngo uhereye hano ku isi nibatahigira kumvira no kubaha ntibazigira babyiga. Amahoro y'abacunguwe ntazahungabanywa n'abana batumvira, batagira ikinyabupfura kandi bapfapfa. Nta n'umwe mu bica amategeko uzaragwa ubwami bw'Imana. Nabonye abana batagiraga urukundo cyangwa ngo bagaragarize bimenyetso na bike by'urukundo bakunda ababyeyi babo n'ubugwaneza bakagombye guhabwa kandi baha agaciro. Ariko abo basore bazi kugaragariza inshuti zabo n'ubugwaneza inshuti zabo bifitiyemo kandi ari nazo bagaragariza urukundo rwinshi. Mbese ibyo ni by'Imana yashatse? Oya, ntibikabeho. Umuco wanyu, urukundo rwanyu no kwita ku bandi mubiharire by'umwihariko abagize uruziga rw'umuryango. Iso na nyoko bazishimira utuntu duto duto ubakorera. Imihati yawe ukoresha mu koroshya imitwaro yabo, mu kwirinda ijambo ryose rivuganywe umwuka mubi, mu kwirinda ijambo ryose rivuganywe umwuka mubi. Iso na nyoko bazishimira utuntu duto duto bakorera. Kumuzana utuneke, agakati, akantu ko agatobe, akantu kamumara inyota akabona ati mama ni wowe gusura ubukanywe, bamwe bose bihangana banywa amazi, wabizirikanye aho kantu gatangana n'icupa rimwe na litiro imwe. Imihati yawe ukoresha mu koroshya imitwaro yabo, ukavuga uti ntabwo uri bukore ndi hano. Mu kwirinda ijambo ryose rivuganywe umwuka mubi, gusubiza ushinyitse, ukankamira, uvuga kuri uyu munwa. Mu kubyirinda ubwo ni bitatu. Icya mbere, utuntu tutari bakorera turimo kubazanira ko kunywa n'akandi kantu. Imihati ukoresha kugira ngo barinde imitwaro n'umuruho. Gatatu, kwirinda uko ushobora kose kumusubiza ijambo ufite umwuka mubi, nubwo yaba ari ugukoshereje wenda ubona akujambirije nawe azingare ukacyahira ibyiza wenda nawe ayobye. Ariko ugahora wirinda uko bishobora kose kuvuga ijambo umwuka mubi cyangwa ryo kutanyurwa ukaryirinda. Bigaragaza ko utari umwana w'ingayi kandi ko uzi gushima. Kwitabwaho n'urukundo ababyeyi bakugaragarije uhereye mu buto bwawe. Iri jambo nifuza kurishimangira ndisubiyemo kuko kano utu tuntu abana badukosaho cyane kandi ababyeyi baradukeneye. Ndasubiramo, isoni ko bazishimira utuntu duto ubakorera. Wijwe n'udufaranga ngo urye imineke umarire mu nzira, urya amandazi umarire mu nzira, wagura gato ugashyira mu icupa, wagura n'agashyira niba ariko akunda, ukaza ugafashe ugahishe, maze ukavuga mama. Ahubwo benshi bazana bene nyina amandazi n'imikati n'ibiki, ugasanga nyina ntabwo yamwibutse na gatoya. Ariko utuntu duto dutoya umwana akoreye nyina two kumuzirikana, kumumara inyota. Icya kabiri, imihati ukoresha ngo umurinde kuruha, ye gusasa, ye gukoropa, ye guteka, ye koza. Ibyo iyo uri kubikora ngo byose afashe indigo y'imwaka, afashe imikoropesho ujyamo. Icya gatatu, kwirinda ijambo ryose ribi wavugana umwuka mubi uri kumusubiza cyangwa ukamubwira ugaragaza ko utanyuzwe n'ibyo avuze. Kubyirinda bizagaragaza ko utari umwana w'ingayi
kandi kuzigushima kwitabwaho n'urukundo ababyeyi baba bakugaragarije uhereye mu buto bwawe. Bana birakwiriye ko ba mama banyu babakunda, bitabaye ibyo ntimwanezerwa. Ariko se si byiza ko n'abana bakunda ababyeyi babo kandi bakagaragaza urukundo binyuriye mu ndoro yuje urukundo, mu magambo meza no kubaha ubufasha, bafasha ba se mu mirimo yo hanze y'urugo na ba nyina mu nshingano z'imuhira? Ibikorwa bisa n'ibikorewe Yesu. Niba mwarahindutse iby'ukuri, niba muri abana ba Yesu, muzubaha ababyeyi banyu. Ntimuzanezezwa no gukora ibyo bababwiye gusa, muzabanza bibanezeze mu bikore. Ahubwo muzashakisha nuko mwabona akanya ko gukora ibibanezeza. Mu gukora mutyo muba mukorera Kristo. Ibyo bikorwa nibyo mugaragariza byose abifata nk'aho ari we mwabikoreye Yesu. Ni umurimo w'ibwiriza butumwa ukomeye cyane, kandi abakiranutsi mu gusohoza izo nshingano ntoya za buri munsi babikuramo inararibonye y'agaciro. Iri jambo ritubwiye neza yuko abana bazi kunezeza ababyeyi babo, bazi kubaho utuntu two kubatungura tubanezeza, bababuza imirimo ngo babaruhure. Abana birinda uko bashobora kose kuvuga ijambo ashubije nyina hari umwuka mubi, cyangwa bamwereka yuko atanyuzwe n'ibyo avuze akabyirira. Ibyo bintu bitatu ngo bizagaragaza ko uyu mwana atari ingayi, ahubwo yashimye urukundo ababyeyi bamugaragarije. Ngo kandi uyu mwana niba ari umukristo azagaragaza by'ukuri kugaragariza ababyeyi urukundo no kubitaho no kubakunda. Ngo ntabwo azajya yumvira ibyo ababyeyi bamutegetse gusa, ngo ahubwo ngo azajya nawe ahimba utundi turubanezeze. Ngo ni ukuri uyu mwana ukoze biriya bintu dusomye, ngo uwo murimo Yesu azavuga ngo ninjiye byose wabikoreye, kandi uyu mwana azahabwa ubugingo buhoraho. Reka nje hirya kuri 286 Uwiteka abwira umusore wese ati, muhungu wanjye umutima wawe umukiza w'isi akunda akabana n'urubyiruko bamwegurira imitima yabo, bityo bashobora kurema umutwe w'ingabo z'abana bazakomeza gukiranukira Imana kuko bagendera mu mucyo Kristo nawe ari mu mucyo. Ndaje hirya cyane, biragoye ko umugore akunda abana be, biragoye ko umugore ukunda abana be kubasaba kumufasha mu gihe abona ko banga gukora kandi ko bashaka inzitwazo zose zo guhunga imirimo itanejeje. Cyane umugore yebana abana batabyishimira, biramugora kubahata akabyikorera. Aho niho usanga umubyeyi ari mu gikoni, ari gukubura, ari koza ibikoresho, abana bari muri telefone bari kuganira, ingeze haguruka kandi banezerewe. Kristo ahanze amaso abana n'ingimbi. Mbese azasanga muri abanebwe ku murimo yabashinze. Niba mwifuza kwibera ingirakamaro, muba mubonye ayo mahirwe. Inshingano yanyu y'ibanze niyo gufasha nyoko wakoze byinshi ku bwanyu, mumwakira imitwaro ye, bityo mumuhe ubushobozi bwo kubona iminsi myiza y'ikiruhuko kuko yabonye ibiruhuko n'ibimuhugenza bike cyane mu mibereho ye. Mwasabye uburenganzira bwo kwihugenza. Tugiye aha ni muri vakanse, ngiye kwa mukaka, ngiye kwa senge, kwa data wacu, mwarakabonye. Ariko igihe cyarageze ngo muhinduke umurashi w'umucyo mu muryango, muzuze inshingano zanyu, muje ku murimo binyuze mu kwitanga kwanyu, muhenyoke ikiruhuko n'ibyishimo. Nyamara abana benshi aravuga ati, je nimara kurangiza sinzongera kujya mu murima, sinzakora mu bitaka, ntabwo nzongera kujya mu koza ibikoresho, mbere ndangije gusa ngiye gushaka amafaranga. Ariko birakwiriye ngo nubona urangije vuguterere mama ni kera uruha ngenda ukora kangura nibura ukwezi cyangwa amezi 2, dore ndi mukuru ntabwo ruzasaruguruka mpari, nawe utembera uruhuke usure inshuti n'abavandimwe kuko ntabwo wigeze ubona akaruhuko. Ngo abana bizera Yesu bazajya ababyeyi akanya avuga ati, ubwo turi mu rugo tembera, ruhuka, sura, nawe wihugenze nk'abandi. Ngo ariko abana benshi baravuga bati ntabwo binejeje. Nyina yabona bitabanejeje akabyigiramo, nuko akabarushye inshuro 2 kandi umubare w'umutima uriyongera. Niyo mpamvu aya magambo baje avuga ngo 290 bana, niba mwifuza kuzabona ubugingo buhoraho, mwubahe kandi mwumvire ababyeyi banyu.
ntimukabatere agahinda n'ishavu mu mutima yabo, ntibakara amajoro badasinzire bitewe namwe, wuzuye guhangayika n'umubabaro bitewe n'amafuti yanyu. Niba mwarakoze icyaha maze mukananirwa kubagaragariza urukundo no kubumvira bibakwiriye, mutange ubu ngubu mucungura ibyahise. Nta bindi mushobora gukora bitari ibyo. Bitagenze bityo bisobanuye yuko mubuze ubugingo buhoraho. Niba uzi ko nyoka ajya ku bwawe, wihimba ngo niwe mubi, ni wowe wanze umenye ngo nubwo yavuga nabi shinzwe kwihangana kuko ni umutegetsi ukomeye, simusubize nabi. Abana benshi wenda bamaze kuba bakuru babona ku mashuri njya bazana mbese iyo animateri cyangwa animatrice cyangwa animateri cyangwa uri ushinzwe discipline cyangwa delegiteri cyangwa mwarimu, kwa no yari abantu kwari yakubeshera ibyo utakoze, yagukanga yagukabukiye nawe uramushinyikira, uramukabukira, uramutontomera batoye. None se kubera ko ushobora gutontomera umubyeyi wawe, koko mu by'ukuri umuntu muri hariya akakubera umuyobozi, muri hariya gusa gushaka amafaranga, na nyoko wabigukoreye ku buntu gusa, ninde ukwiriye kubahwa byiteka ryose n'ababyeyi. Ariko abana benshi bazi ko ababyeyi ari abantu boroshye badakomeye, ni umutegetsi ukomeye, bimeze nk'uko n'umuhehoro n'umutegetsi yambaye igisivire ukivugisha ibyo guhubagurika gusa, wamenye ko ari umuyobozi ukikanga. Ariko umwana yagombye kumenya ko uyu nguyu ari umutegetsi Imana ahaye ubushobozi. Rero abana badakosoye ngo bumvire ababyeyi babo, babaruhure, bagatuma rero adasinziriye, wamunaniye, watinze gutaha, wifashe nabi, wamututse, wamuciye amazi, wamuciye imbere, wamugaye, akaryama ntasinzire, ngo niba udakosoye ngo wihane, umusabe imbabazi, umwinginge kandi Imana ibihanagure, bisobanuye yuko nijuru uraribuze. Ariko umuntu abatanywa inzoga, ntayibe, ntanywe urumogi, akaba umunyedini, akagira inshingano mu by'iyobokamana, akabwiriza, akibwira ko nyine ugenda umutuka uri inyuma ye, ko ibyo akorera Imana bituma yeshwa abantu byakuyeho uwo muvumo. Ntawo niba nyuma cyabazwe n'ibyo wamukoreye ntumusabe imbabazi ngo bihanagurwe. Reka mbabwize ukuri, njya mbona abagifite ababyeyi bose dukwiye kujya dushaka impamvu yatuma ntabyo baturega, bakadushima kandi bakabaho nta mwenda badufite ibyo tutakoze. Ibyo tutakoze ni uko atabifite yari kubimpa, ntacyo yanyimye. Igihe cyose umuntu wese ugifite uwamubyaye ariko ukifite agahinda k'icyo yamwimye, uburyo atamwumvira, uko amukomeretsa, uko amuhutaza, ntubikureho. Birasobanuye ngo nijuru naryo uraribuze, nijuru naryo rirabuze. Hari ibintu byo kuzirikanwa nifuza ko tukigerageza gushyira ku rutonde kugira ngo tubyumve neza ku musozo w'icyigisho cyacu. Byo tumaze gusoma byinshi, icya mbere mu kubaha twasanze yuko ni ukubakunda, gukunda umubyeyi wawe, ukamwishimira, ukamukumbura, kumva uramukunze. Mbese mwana, niba hari impamvu yatumye wumva utagikunda so, udakunda nyoko, atari umubukunda, iryo si icyago cyakugezemo. Ni itegeko ry'Imana gukunda abakubyaye. Niba utabakunda, tabaza usenge, Satani yakwinjiye mu mutima. Nta mpamvu nimwe wavuga atumubanga, kuko aho ugeze bakoze binini. Niyo mpamvu n'ibyo bita kuguhagika, kuguhana, n'urukundo rwinshi bafite, ugomba kubakunda. Utabakunze uriho urubanza. Icya kabiri, kubumvira bategetse, yego ukemera ukumvira. Icya gatatu, kubaruhura bananiwe. Buriya ababyeyi benshi muri iyi minsi ntabwo abana kumvira niki n'ubugorozi bukomeye cyane, kuko umubyeyi abwira umwana ati mwana wanjye oya sindi bukore ibi ndakora ibi, njyewe napanze ibi, ugasanga ntabwo ntiyakuvuguruza. Niba yari umumese, wenda mvuge ku bakobwa bari bati ntabwo mese musi munajya guhinga, musabe niba atari kubyumva mujye guhinga mubireke, muzabe mese ikindi gihe nigera bikora ibihano. Urateka oya sindi buteke ahubwo ndakora ibi, ugasanga hari ubwishingizi ntabwo mbikora. Umwana agomba kumenya ko umubyeyi wamubyaye isa nyoko bagomba kuvuga ukumvira. Ndanze oya ni Satani bigutera kubivuga. Icya gatatu, kubaruhura. Ni itegeko ry'Imana kubaruhura ntibaruhuhari. Icya kane ni ukubahesha agaciro, kureba ko yambaye neza, ko atambaye ifite ico, ko yogeje inkweto, ko yisize amaguru, ko asohotse yogeje amenyo, ko umusatsi umeze neza, ko imyenda yirimbye, kumuhesha agaciro ukajya umushishira ntase nabi. Ibyo birakenewe
kandi bigomba kuzuzwa byanze bikunze niba dushaka kubona ijuru. Ibya nyuma ndi buvugeho ni ibigomba kwirindwa. Icya mbere, ugomba kwirinda uko ushobora kose kubura ikinyabupfura usigana n'umubyeyi wawe no kutamwubaha, kubura ikinyabupfura ugasigana n'uwakubyaye, mukajya impaka mugahana nk'aho ari umusore mungana cyangwa umubyeyi umukobwa mungana, mukajya impaka mugasigana umutungo urutoki mukabukira. Ugomba kwirinda uko ushobora kose uburyo ubura ikinyabupfura imbere ye n'uburyo musigana utari kumwubaha nk'umuntu ukomeye. Icya kabiri, ugomba kwirinda umwana ukeneye kuzira itegeko ry'Imana kudaha agaciro iryo yavuze yategetse. Ugomba kubyirinda. Uragiye hehe gusura kwa kanaka, saba uruhusa ruguhe. Kabiri, naguha amasaha uyubahirize ugaruke iyo saha yavuze. Noneho ni ukwina kudaha agaciro iryo yategetse, cyangwa akeneye ko umukorera. Icya gatatu, ugomba kumva gutaka kwe ukihutira kubikemura. Mfite inyota, keneye akabuyi, ntabwo ndi bushobore kurya, keretse mbonye utuzi. Ihutire kubikora bibanze, ushaka kureho inkono ubanze ubimukorere, kugira ngo uwo musaza, uwo mukecuru wakoze cyangwa waze mu nshingano abanza abone icyo ashaka, wumve gutaka kwe. Bimaze iki se iyo bihiye atari bushobore kubirya kandi yatatse? Ugomba kwirinda kutumva gutaka kwe. Icya gatatu, kumwereka ko nta gaciro afite. Ugomba kubyirinda kuko ashaje, nta n'icyo agifite, ntacyo agishoboye. Ugomba kwirinda. N'icya kane, ugomba kwirinda kugaragaza yuko umubyeyi wawe nta gaciro afite kuko ashaje, ntacyo agifite mu mutungo, nta n'icyo agishoboye. Ibyo bigatuma wumva uzamurira nk'umwana, nyura aha papa, niba utanyuze njyewe ndakureka, mama je aha, utanyuye ntitwumvikana, kugeza ubwo n'ababyeyi bahamuka bakumva yuko nibatumvira abana bari bugire igihombo gikomeye, maze bagahitamo gufata ingamba zo kujya iyo abana berekeje icyerekezo kubera gutinya ko babihomberamo. Noneho iri tegeko rigomba kumvirwa kandi rigahabwa agaciro, kuko utariha agaciro biteje ingorane ikomeye cyane. Nta kindi kizashoboza abana kumvira ababyeyi babo keretse aya magambo tumaze gusoma atubwira yuko nibisunga Yesu bakamenya ko ariwe bakorera kandi bakamukunda, azabashoboza kumvira ababyeyi babo. Abana bigoye rero bakumva batabishoboye, maze menye ko ari icyaha, ni intege nkeya, nta rwitwazo na rimwe, habanzeho kubyiyumvisha. Menye neza yuko umuntu atumvira umubyeyi nta migisha iteganijwe keretse ibihano n'imivumo, ahubwo agomba kumvira ngo abashe kubona imigisha Imana yasezeranye. Kandi ubwo umutima wawe usigaye wumva utakumutinya, wamukabukira, usigaye unabikora, ni icyaha cyakozwe, saba Imana imbabazi kandi usabe Yesu atore mu mutima wawe, agufashe, ahongerere icyaha cyawe, aguhe ubuntu bwe, akubera umufasha gushoboze, kugira ngo iri sezerano abana basezeraniwe twese abumvise aya magambo ribi ryacu, rizaduhesha umugisha wo kuramira muri iyi si ya none dufite amahoro no kuzaramira mu bugingo buhoraho, mu izina rya Yesu, amen. Reka kugira ngo dusoze, reka dusenge maze dusoze iki cyigisho. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, kubw'amagambo yawe y'ubugingo twumvise, izina ryawe ryera rihabwa icyubahiro. Tugusabye imbabazi ngo tubabarire ibyaha byacu, abasuzuguye ababyeyi babo, abatarabumviye, ababakomerekeje, abarangaye, utubabarire kandi umwuka wera twumvisha aya magambo, kugira ngo ijambo ryawe ribone umwanya mu mitima yacu, yaba ari abana batoya n'abakuru tugifite ababyeyi, dushobore kubaha nk'uko wabitegetse. Dushimira izina ryawe. Turinde imigambi y'umwanzi n'inama zitera abana kuba ibinani, umwuka wera basanga boroshye, tubigusabye mu izina rya Yesu, amen.